impamvu nyirizina yatumye yiyahura rero ngo nuko yagerageje gushaka amafaranga akayabura ahubwo n'utwo yari afite tukagenda nuko yigira inama yo kugana betingi noneho n'utwo nanjye nakoreye twose nyine tugenderamo vuba umugore wanjye yagerageje gukora ngo ashake iterambere ry'urugo ariko mubera ikigwari ibintu nk'ibyo nyine ngo mbabarire mbese ibintu nk'ibyo. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje y'umugabo ukiri muto, bigaragara ko akiri muto, wamaze kwiyambura ubuzima, yamaze kugera ahacecekerwa. Uyu munsi ntakiri mu mwuka cyangwa ntagiye mu mwuka w'abazima. Yasize umugore ndetse n'umwana, kandi umugore mu buhamya bwe uri buze kubwumva aho yavuze ati nta kibazo na kimwe tugeze tugirana mu myaka 8 yose ishize. Byantunguye kwinjira mu nzu rwose nzi ko mvuye mu kazi n'abavuye mu kazi, hanyuma nkakubitana n'umurambo, nanjye byandenze. Ni agahinda kuko nasanze umwana inyuma y'inzu, ari hanze y'inzu kandi inzu ifunze ndetse ifungiyemo imbere. Hanyuma nica mena ikirahure kugira ngo nuko mfungura ninjire. Hanyuma mu gihe narinje kureba umutware mu nzu nsanga yamaze kwimanika, yashizemo umwuka. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Bivugwa ko rero muri iyo myaka yose 8 bamaranye, umugabo yakinaga ibiryabarezi akajya muri betting, hanyuma ashakisha amafaranga ariko bikanga, ahubwo nayo yarafite akayashoramo, hanyuma bikaza kurangira afashe umwanzuro mubi wo kwimanika, ndetse benshi bakomeje kubigaya. Hano ni ku Ihumure TV, hanyuma nge Ndikuzo Emmy. Ntekereza ko rero data nyiri ihumure, utanga ihumure, niwe nanone kandi uhumuriza uyu muryango. Namwe rero abadukurikirana aho muri hirya no hino ku isi, kandi sinakwibagirwa kubasabira umugisha, ndetse kandi sinabura kubabwira ngo namwe abababaye mwihangane, mwisi niko bimera. Hari igihe runaka Imana yagennye ku buzima bwawe, nawe izakunezeza, ikaguhumuriza, ikaguha ihumure, ikaguha ibyishimo, ikaguha ibitwenge. Hanyuma kandi nawe uri mu bihe by'umunezero rwose byishimiremo, kuko data biguhaye kandi ubinezererwemo. Ariko nanone bikomeremo, uvuga uti ejo cyangwa ejo bundi hari uwo nkwiye guhumuriza, wenda nanjye hari icyambaho ntishimiye, kuko mu isi ariko bimera. Ariko turashima Imana y'umutunzi w'imbabazi kandi iduhagazeho. Imana ibahe umugisha. Reka tumve iyi nkuru uko yaje gutangira nuko yagenze. Ni gute byaje gutangira? None se inkuru muri rusange byagenze gute? Ko numvishe ngo hari n'urupapuro, ngo hari urwandiko yasize, ngo mbere yuko apfa, ngo hari mbere yuko ajya gukora ayo marorerwa, ngo hari urupapuro yasize. Ni rwo mwasomye? Barabisomye nyine, barasomye abantu. Ase Fifi, byagenze gute? Rero ngewe ukuntu byagenze, nanjye ni ibintu ntazi. Ni umuntu twari tubanye mbese neza, kandi n'abandi bantu bose yari abanye nabo neza. Ahubwo Imana ngiye sinzi ukuntu byagenze. Nari niriwe mu isoko nyine, kuko ncuruza imyenda, ndi gucuruza, tunavugana yewe nk'igisanzwe nk'uko twe tugabwe tubana. Yewe no mu ma 9 twaravuganye rwose. Ko ngewe ntabwo nari nzi rwose yuko yakora biriya bintu, cyangwa n'undi muntu wese wari umuzi. Abantu bose barasongoye. Rero ikintu nyirizina yanditse mu rupapuro, ni uko ngo yagerageje gushaka amafaranga, ngo bikanga, akageza aho ngagana akajya muri betingi, akajya betinga,
nayo yaba yakoreye akayabetinga agashya bakayarya. yego nayo nakoreye nyine mbese nyine ugasanga aho kugira ngo nyine abone iterambere ahubwo akajya mu bibazo byinshi nyine agafata n'amadeni. amadeni nyine hari igihe najyaga kumva nkumva ngo hari n'ibihumbi yenda nka 20 cyangwa 50 ntazi n'aho nyine yaturutse ariko nyine ikintu nyamukuru nyine ngo yakinaga ibiryabarezi ariko nta muntu wari ubizi. Yakinaga ibiryabarezi. Yarabiguhishaga ntabyo wari uzi se kandi uri umugore we? Ntabyo narinda ibyo nyine ko inaha yari umuntu w'umutekinisiye nyine yari umwagenti w'irembo ariko imashini yawe yaba yagize ikibazo akayikora, telefone yaba yagize ikibazo akayikora. rero nyine yakundaga kumbwira ngo akore ibiryabarezi nyine ngo abakire b'inaha babifite nyine ngo yakoranaga nabo ukajya kumva baramuhamagaye nyine ngo akambwira ngo arabikora ngo hari igihe biba byapfuye cyangwa bitari gukora neza bakabikora nkamubaza ati se ibyo bintu wabyigiye he? akambwira ati nyine ati nanjye tuzi ukuntu byaje tu nawe simenye yuko aba yagiye kubikina ahubwo akambeshya ngo muragiye kubikora nyine ngo kugira ngo abyesitare neza nyine abona nyohereje nk'ibihumbi 10 ngo nayo amaze gukorera ngo bamuhembe 10 nyine abo bakire cyangwa yavayo mbese yarakingaga akajya kuri tele yavayo ukabona aje yahashye inyama yahashye ibintu byose nyine ngo dore umusaruro nkuye muri iyo agahitamo n'ayandi mbese ariko ntabwo nakekaga nyine nta nakekaga kabikina. Wowe se ukora iki? wowe wakoraga iki? waracuruzaga arya? yewe ndacuruza imyenda ngewe. hanyuma urwo rupapuro barusoma yari yandikiye abantu bose? hari amadeni yase yakubwiye yasigayemo? oya ninjye yandikiye. ninjye yandikiye n'umwana. hanyuma mwe mufitanye umwana umwe? mumaranye igihe kingana iki? tumaranye imyaka 8. mumaranye imyaka 8 mufitemo umwana umwe? none se mu myaka mwe mumaranye hari ikibazo mwigeze mujyana na kimwe? reka mana yanjye cyane wenda ari umuntu wavugaga ngo umuntu uvuga nabi ni umuntu ugira ute mbese habe n'ikintu namushinga na gito nta na kimwe pe sibyo nk'utwo tunyanga ariko simwitaho nkavuga ati se ni umuntu tubanye neza nta kibazo nyine ubwo aba yagiye gushakira urugo nyine yumviseho nyine. none impamvu nyirizina yatumye yiyahura ni iki ukurikije ibyo yanditse mu ibaruwa? impamvu nyirizina yatumye yiyahura rero ngo nuko yagerageje gushaka amafaranga akayabura ahubwo n'utwo yari afite tukagenda nuko yigira inama yo kugana betingi noneho n'utwo nanjye nakoreye twose nyine tugenderamo vuga ati umuburange yagerageje gukora ngo ashake iterambere ry'urugo ariko mubera ikigwari ibintu nk'ibyo nyine ngo mbabarire mbese ibintu nk'ibyo. none ko wari mwari mumaze kuvugana ntabwo yigeze akubwira ati wenda hari ahantu ngiye nyirizina umunsi wo kwiyambuza ubuzima? wowe wabimenye gute ko byabaye?
reka hari tukajya tuvugana nk'uko n'undi nabaga nagiye mu isoko buri kanya tuvugana pesa yambaza ati se nawe mu isoko urabona hari ikintu wabonye nkavuga ati yenda ndi kubona ari gake gake amubaza ati se weho aho mu kazi urabona bimeze bite mbese nyine tuvugana bisanzwe nyine nta kibazo rwose kuko na mesaje twaranazandikiranye hanyuma ajya mu rugo tutatinga ansubiza nanjye musubiza hanyuma ajya mu rugo ahita yiyambura ubuzima ubimenya gute ko byabaye nyine we nyine yaratashye arikingirana ariko yazamuye ntabwo njyewe none mbizi pe ntabwo mbizi kuko nari nabikoreye mu isoko rya kure nari nagiye mu isoko rya kure kuko tuvayo nijoro tuba twagiye n'amamodoka y'abacuruzi nyine rero naje nijoro nsanga umwana yicaye ku muhanda yabuze umuntu ese yabuze umuntu umwitaho aracyambaye iniforume tuvuga ati se umuntu ko yajyaga yita ku mwana umutima we ukaba uri ku mwana ubu iki gihari he ariko nawe namuhamagaye nyine ugiye kugera mu rugo mu saa moya yenda n'iminota nka 20 z'ijoro numva nyine ntari kuyifata ndakomeza ndahamagara numva ntayifata ndavuga ati nyine ari mu mirimo yo mu rugo kuko nabaga nagiye mu isoko rya kure nkasanga nyine yatetse yogeje umwana ibintu byose yabikoze ndavuga ati bari mu mirimo yo mu rugo yabuze uko anyitaba akazi kamugose noneho nje mbona umwana yambaye iniforume nyine kuko dutuye hafi yo muri gare yahise ansangayo nyine ambwira ngo papa ngo yamubuze nuko ambwira ngo kandi ngo ngo mu rugo ngo hakingiyemo imbere nyine ku rugi rwo ku irembo nyine gusohokana ku irembo wabonye hakingiyemo imbere ngo yakomanze yanga kumukingurira numva birancanze ahubwo atubutse mbese numva mbitekerejeho ariko ntabwo natekerezaga ngo yirahuye nanjye nahise nza nihuta nyine numva imashini iri kuvugika nyine numva mbese harimo umuntu n'ubundi muntu kuko hari harimo indirimbo mu mashini ndakomanga ndavuga ati ubu yasinziriye tuwasanga yatashye kare akagwa agaseho agasinzira nuko nkakomanga reka da umuntu yanga kwitaba ndangije nigira inama nyine nca munsi nyine mu rugi rwo muri salo nkuramo ikirahure kugira ngo ndebe ikibazo uyu muntu afite numva nanamurakariye ukuntu umwana cyambaye iniforume iri joro n'abantu bari kuduseka ati uyu mwana ibiki mbese ameze nk'umuntu w'imfubyi nyine uri aho ngaho nuko iki kirahure nyinguriramo imbere nuko ni ku rugi bari nkikinjira mu cyumba cyane imashini ndi kuvuga umuntu aramanitse hejuru y'umukeka nuko nyine birancanga nyine pe pole ni ukuri none se hari ayo madeni yari arimo yasize ayakubwiye ku buryo uzayishyura hari abaje kukwishyuza se ayo madeni se bimeze gute amadeni ni amadeni nta amadeni yanditsemo nta madeni yanditsemo ikibazo ni uko yashatse amafaranga akayabura no mu byo numva nyine yenda yajyagamo ideni
yenda akambwira ati nkahita mbimenya yenda nkumva amakuru ati umugabo wawe yenda arimo ideni, vuga ati se harimo ideni, amafaranga yagiye yayakoresheje, noneho yenda avuga ati aho kugira ngo bamutugarike bamwishyuza, ahita nkora ku gishoro amafaranga nkayishyura, nashaka nkamara n'iminsi nongeye gucuruza ndi gushaka ikindi. Nuko nyine yagusigiye agahinda, nawe we yayafataga, yenda baramuryaga agahita afata n'andi akazijyanamo, mbese nyine nicyo kibazo nyine yari afite. cyagusigiye agahinda, nta kundi ni ukwihangana, mu isi niko bimera, ntabwo tuba twabihisemo, ariko nyine birangira bibaye, ukomeza ukihangana n'umwana wawe. nyine nta kundi rero nyine yandikaga nyandikira ati narakubabaje, agerageje kuvunika nkubera ikigwari, njya mu bintu bidasobanutse ibibisi, ariko ndabona ntagikwiriye kubaho, tuzite ku mwana mbese. Fifi ihangane, akundi nyine ndi kwiyakira, none se nabaye nk'ikinya nyine byarancanye. birumvikana no kuvugisha yumva warabaye nk'ikinya, ariko ihangane. kuba wiriwe mu isoko wagera waba ugisingura ugakubitana n'umuntu wapfuye koko, wizi oya nta n'ikibazo mwari mufitanye, ahubwo cyatuma bafata umwanzuro umeze gutyo ugahitse. Imana kuva twabana nta nubwo turanashwana rwose ngo turashwanye. Icyambere ntabwo yari azi kuvuga nabi, uri kumva. Ikindi cya kabiri ntabwo yari umuntu w'indaya ijya mu bakobwa, n'inaha bose babitubwiye. Ikindi cya gatatu ntabwo yari umuntu w'umusinzi, uba mu nzoga ibiki, yari umuntu nimba anyweyeho gake arakanywa, yabaga ari umuntu uri karume gusa, nyine ntabwo yakundaga kuvuga mbese cyane, yari umuntu udakunda kuvuga nyine, uhora mbese ari seriye. wihangane Fifi. Akunda telefone yawe uzayibona ryari? ubwo telefone yanjye niyo bahise babijyana ngo barebe igihe turuka kuvugana n'ibitsina, mbese ibintu byose n'imashini byose barabijyana kuri polisi. ubwo nyine nzajya kugenda nko kwa kabiri ujye kuyifata, cyangwa ejo nimba yajya kubinyendera simbizi. akoze wihangane, Imana ikomeze kuguha ihumure, kandi nizere ko umuryango nawe urakomeza kukuba hafi. uri kumba hafi se. akoze cyane, ugire umunsi mwiza. nawe murakoze. uyu ni umudamu wa nyakwigendera twarimo tuvugana, yagize nawe ihungabana, akavuga ati nabaye ikinya, isi nayo iratubabaza, kandi mwisi nyine noko no gufata ibihe mu ntambara ntiba bitworoheye na gatoya. Reka tubwire umuryango n'abasigaye ngo bakomeze kwihangana, kandi n'uyu nyakwigendera utaragize ubutwari akaba ikigwari, kuko n'iyi ibarwa cyangwa se iyi baruwa yasize yandikiye umugore n'umwana we basaba imbabazi, mu kuyisoma nayo yashenguye abantu umutima. Shuti rero mwese dufatanyije twabwira umuryango wa nyakwigendera, cyane cyane uyu mubyeyi yasize ukiri muto ndetse n'umwana we, tukabwira tuti mwihangane, mwisi niko biba,
ntituba twabihisemo ariko birangira bitubayeho kandi atari yo mahitamo yacu. Mwese rero abadukurikira, dufatikanyije twese tukavuga ngo umuryango niwakire ihumure, kuko Imana ariyo itanga ihumure. Mwakoze cyane. Nge Narikuzo Emi.